BIGTIME FAMILY. Ku itariki 26 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2026, umunsi utazibagirana mu mateka ya BIGTIME FAMILY. Uyu munsi nibwo bamwe mu bana bagize BIGTIME FAMILY bataramiye imbaga y'abantu mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo ahitwa ZARIA Court. Uyu muryango ugizwe n'abana bafite impano zitandukanye, harimo ubusizi, ubuhanzi, imbyino, zaba iza gakondo, zaba izigezweho ndetse n'ibindi. Bamwe mu bana bitabiriye iki gitaramo bashimangiye ko nubwo ari icya mbere, abantu bagomba kwitega ibindi byinshi bitandukanye, byaba ibyo mu gihugu ndetse no hanze yacyo. yacu ya mbere ibanziriza izindi dufite nyinshi cyane, tukaba turarikiye abaturarwanda bose, abari hanze y'u Rwanda, abadukurikira bose gukomeza gukunda BIGTIME kandi bagakomeza kudufollowinga. So hano ngaha twaje muri ZARIA Court, dufitemo performance, dufite traditional, dufite modern dance, dufite acrobacy, ibintu byinshi cyane. So ndabararikira kudukunda no kutwitaho. Hano ngaha twaje turabica, turashyushye. Baje kubasuhuza neza, nitwa Twishime Asante, nkaba ndi umuyobozi wa BIGTIME. Turi famiye ikora modern dance, tukaba tubyina traditionnel, harimo na acrobacy. Rero tukaba twaje gukora performance, niyo performance ya mbere kandi turabizi Imana irayiha umugisha. Twaje kwikora ZARIA Court, turabizi neza ko tuzajya no hanze y'igihugu, no muri BK Arena ni hafi gukoreramo performance, twayikorera no muri stade. Rero dufite tuwa nyinshi cyane, TikTok, subscribe kuri YouTube, dukomeze tugendane tubashimishe.
every time